Bismillahirrahmanirrahim. Dukomeje amasomo yacu, amasomo agamije kumenya no gusobanukirwa Qur'ani, tukaba tumaze kubona amasomo abiri kugeza ubu. Muri ayo masomo abiri tukaba twarizemo amagambo yagarutse cyangwa se yakoreshejwe muri Qur'ani inshuro zigera ku bihumbi 14,554. Uyu munsi nabwo nk'uko bisanzwe tugiye kurebera hamwe aya 10, imirongo ya Qur'ani 10, noneho amagambo mashya arimo tuyige turebe ubusobanuro bwayo mu Kinyarwanda, hanyuma dusoze iyi mirongo tuyishyira mu Kinyarwanda insha Allahu ta'ala. Mbere yo gutangira ariko reka turebe uko izi aya zisomwa kugira ngo niba hari n'amakosa y'imisomere dukora tubanze tuyakosore insha Allah. Qulil hamdulillah thawabullahi khair. Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub wa huwa rabbu kulli shay. Wa qalu alhamdulillah inna allaha rabbi wa rabbukum. Qala hadha rahmatun min rabbi. Qulillahu khaliqu kulli shay. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Ijambo rya mbere ni sawabu. Sawabu bivuga igihembo. Sawabu bivuga igihembo. Khairun. Khairun bivuga ikiza, ikintu cyiza cyangwa se igikorwa cyiza. Ikiza cyose ni khairun. Irindi jambo ni ilm. Ilm, ubumenyi. Ilm bivuga ubumenyi. Kul bivuga byose cyangwa se buri byose, buri kimwe, buri kintu cyose, ibintu byose, byose, buri cyose cyangwa se byose. Kul, buri kimwe cyangwa se byose. Shay, shay, shay bivuga ikintu. Ikintu muri rusange ni shay. Kulli shay ubwo byaba bivuga buri kintu. Kulli shay byaba bivuga buri kintu. Rahmatun. Rahmatun bivuga impuhwe cyangwa se ubugiraneza. Rahmatun bivuga impuhwe cyangwa se ubugiraneza. Khaliqu. Khaliq bivuga umuremyi, biva ku nshinga kurema. Khaliq, umuremyi. Ahlu. Ahlu ni ijambo rikoreshwa dushaka kuvuga inkomoko, inkomoko y'umuntu aho akomoka. Ahlu. Irindi jambo ni qul. Qul, vuga, vuguti, ni integeko. Ndategeka uwo turi kumwe mubwira nti vuga. Qul. Qalu. Mu isomo ryashize kwize ijambo rishyashya qala. Qala, yaravuze. Ahangaha turi kubona qalu. Qalu, baravuze. Ni ubwinshi bwa qala. Qala. Qalu, baravuze mu gihe cyashize. Baravuze abantu benshi. Hadha. Hadha, ijambo rikoreshwa twerekana. Twerekana ikintu kiri hafi yacu. Hadha, uyu, iki cyangwa iyi. Fa ni ijambo rikoreshwa dushaka kuvuga ikintu gikurikiyeho. Maze bityo cyangwa se maze bigenda gutya na gutya cyangwa se bityo bigende gutya na gutya.
fa ikoreshwa dushaka kuvuga ikintu gikurikiyeho, igikorwa gikurikiyeho cyangwa se icyakurikiyeho, ni ukuvuga haba hari ibindi byakibanjirije tukaba tugiye noneho kuvuga ibikurikiyeho. Fa bityo cyangwa se maze. Inda nayo naryo risobanura, rifite ubusobanuro bw'indangahantu. Inda dushaka kuvuga nko kwa, inda kwa kanaka, inda kwa sheikh, inda sheikh. Ya ikoreshwa, ni ijambo rikoreshwa duhamagara yewe cyangwa se yemwe. Ya Allah, yewe Allah, ni ijambo dukoresha duhamagara, yaba ari umuntu cyangwa se yari Allah. Ya Allah, ya Abdullah, yemwe cyangwa se yewe. Ala naryo ni ijambo dukoresha dushaka kuvuga ahantu, indangahantu. Ala kuri, ku cyangwa se kuri, ala kuri cyangwa se ku. Aya magambo rero tumaze kubona nayo akaba ari amagambo yakoreshejwe muri Qur'ani inshuro zigera ku 481 zose. Ubwo uramutse wongeyeho ku nshuro ya magambo twamaze kubona mu isomo rya mbere n'irya kabiri, turasanga tumaze kwiga amagambo yakoreshejwe muri Qur'ani inshuro zigera ku 18,635 zose. Kuvuga ko kugeza ubu tumaze kwiga cyangwa se kumenya amagambo agera ku 18,635 mu magambo yose yakoreshejwe muri Qur'an Karim. Ubu noneho ubwo tumaze kubona ubusobanuro bw'aya magambo, bw'amagambo mashyashya aboneka muri izi aya 10, reka twifashishe aya magambo dusobanura za aya twahereyeho. Qul twabonye kari vuga uti alhamdu, ni ijambo twabonye mu somo ryatambutse. Alhamdu aho twabonye ko rivuga ikuzo. Lillahi harimo amagambo abiri nk'uko twakomeje kubibona mu masomo yatambutse, harimo li na Allah. Li twabonye ko ari ijambo rigenera ikintu runaka ikindi, cyangwa se rigenera umuntu runaka ikintu. Allah naryo twabonye ko Allah ari Allah cyangwa se Imana nyine. Qul vuga uti alhamdu lillahi, vuga uti ikuzo ni ibya Allah. Qul alhamdulillahi, vuga uti ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah cyangwa se ni iby'Imana. Qul alhamdulillah, vuga uti ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah. Sawabullahi khair, sawabullahi khair, ni amagambo atatu. Sawabu Allah khair. Sawabu twabonye ko bisobanura ibihembo. Allah ni Imana. Khair twabonye ko ari byiza, bisobanura ikintu cyiza, bisobanura ibintu byiza, bisobanura icyiza. Sawabullahi khair, sawabu ibihembo, Allah bya Allah. Sawabullahi ibihembo bya Allah, khair ibihembo bya Allah byiza. Ni ukuvuga ngo turavuga ngo ibihembo bya Allah ni byiza, ibihembo bya Allah ni byiza, ibihembo bya Allah nibyo bihembo biruta ibindi mu bwiza. Thawabullahi khair, ibihembo bya Allah ni ibihembo byiza. Qalu la ilma lana, qalu la ilma lana innaka anta allamu al-ghuyub. Qalu ni ijambo twabonye ko rivuga ngo baravuze. La twabonye ko ari ijambo rihakana rivuga nta cyangwa se si, ijambo ryose rihakana. Ilm twabonye ko bivuga ubumenyi. La naryo twabonye ko ari ijambo rigenera ikintu runaka rikakigenera umuntu. La na twabonye ko ari twebwe cyangwa se ibintu bigenewe twebwe. Inna twabonye ko ari ijambo rishimangira. Ka twabonye ko ari wowe cyangwa se ikintu cyawe kikugenewe. Innaka. Anta ni ijambo rivuga wowe. Anta ni ijambo rivuga wowe. Alamu. Alam ni ijambo rivuga ngo umumenyi uhebuje cyane, ni umumenyi uhebuje. Alam
numumenyi uhebuje. Al-ghuyub bivuga ibyihishe. Ghuyub bivuga ibyihishe. Bityo iyi aya qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub turayisobanura ngo baravuze bati, qalu baravuze bati, la ilma lana twe nta bumenyi dufite. La ilma nta bumenyi, lana dufite, cyangwa se twe ntacyo tuzi. La ilma lana mu by'ukuri ka wowe, innaka mu by'ukuri wowe, allamul ghuyub uri umumenyi uhebuje w'ibyihishe. Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub baravuze bati twe ntacyo tuzi, nta bumenyi dufite, mu by'ukuri ni wowe mumenyi uhebuje w'ibyihishe. Wa huwa rabbu kulli shay'in. Wa twabonye ko ari ijambo ikiunga cyangwa se ry'icyungo dusobanura ngo na cyangwa se kandi. Twabonye ko huwa ari ijambo rihagararira umuntu udahari. Rabbu tubona ko risobanura cyangwa se rivuga umugenga. Kulle twabonye yuko muri iri somo kulle bivuga buri cyangwa se byose. Shay twabonye nanone ko muri iri somo bivuga ikintu muri rusange. Bityo wa kandi huwa we, rabbu ni umugenga, kulli shay buri shay kintu, wa huwa rabbu kandi we ni umugenga, kulli shay'in wa buri kintu cyose. Wa huwa rabbu kulli shay'in kandi we ni umugenga wa buri kintu cyose. Qalu wa qalu alhamdulillahi wa qalu alhamdulillahi. Wa twakomeje kuribona ko risobanura ngo kandi. Qalu baravuga bati, wa qalu alhamdulillah. Alhamdu ishimwe n'ikuzo, li ni ibya Allah, lahi wa qalu alhamdulillahi baravuze bati ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah. Wa qalu alhamdulillahi baravuze bati ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah. Inna Allahu rabbi wa rabbukum. Inna twararibonye ko ari ijambo rishimangira cyangwa se rivuga ngo mu by'ukuri. Allah bivuga Imana cyangwa Allah. Rabbi twarabivuze yuko ari ijambo rigizwe n'amagambo abiri ahangaha. Rabbu ivuga umugenga, riyaya ivuga njyewe se cyangwa ivuga ikintu kingenewe. Rabbi wa rabbukum. Wa nanone rabb na kum. Inna mu by'ukuri Allah. Inna Allah mu by'ukuri Allah. Rabbi ni umugenga wanjye. Wa kandi rabbukum ni umugenga wanyu. Kubera ko kum twabonye ko bivuga mwebwe cyangwa se bikavuga ibintu bibagenewe. Rabbukum ubwo ni umugenga wanyu mwebwe, ni umugenga ubagenewe. Rabbi ni umugenga ugenewe njyewe, ni umugenga wanjye. Rabbukum ni umugenga wanyu. Inna Allah rabbi wa rabbukum. Mu by'ukuri Allah ni umugenga wanjye akaba n'umugenga wanyu, cyangwa se mu by'ukuri Allah ni umugenga wanjye kandi ni umugenga wanyu. Qala hadha rahmatun min rabbi. Qala hadha rahmatun min rabbi. Qala twabibonye ko bivuga ngo yaravuze. Hadha mu isomo ry'umunsi twabonye ko ryerekana ikintu kiri hafi yacu. Rahmatun twabonye ko ari impuhwe cyangwa se ubugira neza. Min isomo riheruka twabonye ko ari ijambo rikoreshwa hashaka kugaragazwa intangiriro y'ikintu, aho ikintu gihera. Min iva kuva, sobanura kuva ugera hariya. n'urugero Rabbi no muri aya ibanziriza iyi ngiyi tubonye ko Rabbi nubwo ari ijambo rigufi ariko rigizwe n'amagambo abiri. Harimo Rabb umugenga, hakabamo na ya ivuga njyewe cyangwa se igaruka kuri njyewe. Qala hadha rahmatun. Yaravuze ati hadha rahmatun. Izi ni impuhwe. Impuhwe zigize gute? Min rabbi
zivuye cyangwa se ziturutse kwa nde? Rabbi, kwa nyagasani wanjye. Yaravuze ati izi ni impuhwe ziturutse kwa nyagasani wanjye, izi ni impuhwe ziva cyangwa zivuye kwa nyagasani wanjye. Qala hadha rahmatun min rabbi qulillahu khaliqu kulli shay'in, qulillahu khaliqu kulli shay'in, qulillahu khaliqu kulli shay'in. Qul twabonye ko ari vuga. Allah ni ijambo twagiye tubona kenshi. Khaliqu mu isomo ry'umunsi twabonye ko rivuga umuremyi. Kul shay'in twabonye ko kul bivuga buri, shay'in bikavuga ikintu. Ni ukuvuga ngo ubwo qulillahu vuga uti Allah khaliqu ni umuremyi, kulli shay'in wa buri kintu. Qulillahu khaliqu kulli shay'in, vuga uti Allah ni umuremyi wa buri kintu. Mbibutsa yuko aho mudasobanukiwe mwazajya mwandika muri comment mukabaza kugira ngo tubashe gusangira twese ibyiza by'aya masomo. Qulillahu khaliqu kulli shay'in, vuga uti Allah ni umuremyi wa buri kintu. Fa'inda Allahi thawabu dunya wal akhirah, fa'inda Allahi thawabu dunya wal akhirah. Fa twabonye yuko ari ijambo ritubwira ikintu kigiye gukurikiraho. Inda naryo ari ijambo riranga ahantu twasobanuye nko kwa Allah, ni ijambo duhora tuvuga iminsi yose. Allah ni Imana yacu. Thawabu twabibonye ko bivuga ibihembo. Ad-dunya bivuga isi. Wa bivuga ngo kandi, ijambo duhora tubona rigaruka mu masomo yacu ya buri munsi. Al-akhirah bivuga imperuka. Bityo iyi aya turayisobanura ngo bityo fa'inda, bityo kwa Allah, fa'inda Allahi, bityo kwa Allah, thawabu dunya, hari iki? Hari ibihembo by'isi. Thawabu dunya, ibihembo byo mu isi. Bivuze ngo niyo ukoze neza uri muri iyi si, Allah aguha ibihembo. Wala akhirah, n'iby'imperuka. Fa'inda Allahi thawabu dunya wal akhirah, bityo kwa Allah hari ibihembo by'isi n'iby'imperuka. Umuntu ukora ibikorwa byiza, ukora ibishimwa n'Imana, yaba mu isi Allah amufitiye ibihembo, ndetse no ku minsi w'imperuka hari ibihembo Allah azamuhereza. Bityo kwa Allah hari ibihembo by'isi n'iby'imperuka. Fa'inda Allahi thawabu dunya wal akhirah. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbi al-alamin. Interuro igizwe n'amagambo menshi. Iyi aya igizwe n'amagambo menshi. Harimo wa, hakaza qala, hakaza Musa, hakaza ya, hakaza Fir'aun, hakaza inna, hakabaho na ya, hakaza rasulun, hakaza min, hakaza rabb, hakaba na al-alamin. Ayo magambo yose rero turayazi. Nubwo iyi aya ari ndende, ntabwo yatunanira kwisobanura bitewe n'amagambo tumaze kwiga mashyashya muri Quran. Muri iyi aya harimo amagambo twize mu masomo yatambutse, ndetse n'ayo twize mu isomo ry'uyu munsi. Wa kandi qala, yaravuze nde? Musa niwe wavuze ati, wa qala Musa, kandi Musa yaravuze ati, ya Fir'aun, yewe Fir'aun. Ya twabonye yuko ari ijambo rikoreshwa duhamagara, dushaka guhamagara. Ya Fir'aun, yewe Fir'aun, inni rasulun, inni mu by'ukuri jyewe Musa, inni rasulun, mu by'ukuri jyewe ndi intumwa. Intumwa yihe? Min rabbi, min guturuka cyangwa se kuva, rabbi kwa nyagasani cyangwa kumugenga, al-alamin umugenga w'iki? W'ibiriho byose. Bityo ubwo inni rasulun min rabbi, ndi intumwa cyangwa se nduwoherejwe nturutse ku mugenga w'ibiriho byose.
kabisubiremo waqala Musa ya Firaun kandi Mose yaravuze ati cyangwa se kandi Musa yaravuze ati yewe Farawo cyangwa se yewe Firaun inni rasulun mu by'ukuri jyewe ndi intumwa min rabbil alamin iturutse kwa nyagasani w'ibiriho byose ku mugenga w'ibiriho byose kandi Musa yaravuze ati yewe Firaun mu by'ukuri jyewe ndi intumwa yoherejwe n'umugenga w'ibiriho byose cyangwa se iturutse ku mugenga w'ibiriho byose waqala Musa ya Firaun inni rasulun min rabbil alamin kandi Musa yaravuze ati yewe Firaun mu by'ukuri jyewe ndi intumwa iturutse ku mugenga w'ibiriho byose. Ishimwe n'ikuzo rero ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala we nyiri kurema ibiriho byose kandi akaba kuri we ariho haturuka imbaraga n'ubushobozi byose, ariho haturuka ubumenyi ndetse n'ibyiza byose. Ni kubw'iyo mpamvu rero tugomba guhora tumuha agaciro n'icyubahiro agomba kandi tukamushimbira bihambaye kubw'inema adahwema kuduhundagazaho buri gihe. Qur'ani ntagatifu itwigisha ko tugomba kuvuga imvugo nziza igira iti alhamdulillah, alhamdulillah mu gihe cyose dushaka gushimira no guhimbaza Imana nyagasani Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu guhimbaza Imana rero tuvuga zikiri nziza ya alhamdulillah, mu by'ukuri tuba turi kwibuka ibyiza yadukoreye ndetse tunashimira kubw'inema zitabarika ihora iduhundagazaho. Mu by'ukuri rero barakwiye ko ishimwe n'ikuzo byiharira Imana nyagasani yo yaremye buri kiriho cyose kandi kuri we akaba ariho haturuka imigisha yose, haturuka ibyiza byose ndetse akaba ari we utanga ibihembo biruta ibindi byose kandi kuri ba bandi bakora ibikorwa byiza. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mwibutsa yuko ari byiza gusubiza ibibazo tuba twagiye tubaza hano kuri channel kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'amagambo tuba twize na aya tuba twize kugira ngo tutazabyibagirwa insha Allahu ta'ala.